Yo, what's up people? Meze mute katwize komeze fresh sana aho muherereye hose. Fuko bukurikira Oze King TV. This is up. Kedi Gabi the motivator. Gabi Gabriel Espanol Coporo Sekitus Gabriel Double Click TV. Gabi the motivator. Gisana masoja zira gisasa the baddest. The source of red is happiness. Blah. Yo, what's up people? Meze mute katwize komeze fresh sana aho muherereye hose. Fuko bukurikira Oze King TV. This is up. Kedi Gabi the motivator. Bahaye ikaze nonaha nanjye ndi kumwe na Oze King Usama boy. Yo, the baddest. Ese ariko se kankubaza kuki ba wambaye iri drapo rya Kenya uri umunyarwanda? Mani, ibi ngibi ni just belief kugira ngo gusabe birahari ko ari like East Africa, like Rwanda, it is brother. Byarakugwiriye ijya kugura se cyangwa habaye choice? Ntabwo rigeze nyigura ni gift. Okay, gift. So tubahaye ikaze nonaha nkuko mubizi gahunda ni street talent. Ibyo twongeye tubivuge ngo street talent show paka last. Wakoze subscribe ni warayikoze, ibyo nibyo turagushimiye. Bwira n'inshuti zawe zibwiye n'inshuti zabo bose bakore subscribe kuri Oze King TV. Kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri Oze King TV, kora subscribe nona ukande kukayogera kugira ngo ibintu byose bigiye kujya binyura ahangaha bitazajya bigucika, kuko ahangaha impano zose zarazimiye zarahejejwe hari hasi n'ahangaha zigiye kugaragarira. Oze King kumwe na Gabi the motivator kuri Oze King TV niho impano zose zigiye kunyura. Nawe niba ufite impano ukaba ubonye iki kiganiro, hari nimero uraza gusanga aho ngaho, uze kuzandikira cyangwa uzihamagare uvuga uti Oze mfite iyi impano udashaka kuyigeza hanze abanyarwanda bayibona. Ese waba warabuze aho ugira amategeko y'umuhanda no kwimenyereza gukora ibizamini online kubera akazi ukora? Igisubizo Action College yakikuzaniye. Urasura urubuga rwacu ari rwo www.actioncollege.rw ubundi ukiga amategeko y'umuhanda, wanakoraho ibizamini inshuro nyinshi, ukimenyereza gukora ikizamini online. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen. Action College, your success is a priority. Abatuye isi bayibone. Ubundi bavuga ko your talent, your future. Impano itukubeshaho neza bro, impano ikubeshaho neza wiyitsikamira igihe ni iki ngiki ngo ubone aho impano yawe igaragarira. Ni kuri Oze King TV. Bisubiremo, kora subscribe mbere y'ibindi byose. Sharinga ku nshuti zawe zifite talent babuze aho bazinyuza igihe ni iki ngiki ntazigiye kunyura. That's what's up. Yeah. Muranyuzwa n'iki noneho? Ilizi walizi nkuko bisanzwe murabizi neza kuri Oze King TV show talent ni ibintu bya hano. Uyu munsi rero nabazaniye umuntu mushyashya, the biggest promoter, the biggest presenter, the biggest street promoter, the biggest number one, Gabi the motivator. Imamba y'umunsi ngiye no kuyigarura kubera uyu muhungu. Turabica ku mamba y'umunsi. Okay. Ubyuka mu gitondo wumva wacitse intege, ugiriza kuri Oze King TV asange impamba y'umunsi, ijambo rigikomeze umunsi ugenda neza. Yeah man. Noneho rero nkuko mwari musanzwe mubizi, nari umwe njyewe na cameraman wanjye ubu biri inyuma. Ninjye nyine wabagezagaho impano aho ziherereye hose. Ariko uyu munsi nabazaniye umuntu mushyashya. Uyu muntu mushyashya rero kugira ngo muwe presenteho yitwa Gabi the motivator. Twakoranye guhera 2017 kuri Oze King TV yahozeho mbere yuko iyi ngiyi nongera gutekereza igitekerezo cyo kugarura iyi ngiyi. Twahoze dukorana, muraza no kwibona mu kiganiro tuzaza kujya ducishamo nyine ibiganiro byacaga icyo gihe cyangwa se impamba y'umunsi yakoraga, mumenye ngo ni muntu ki, then dukomezanye. Ikindi mbabwira ngo man feel free kuri Gabi the motivator, call him umubwira impano yawe nkuko nanjye wamamagara ukambwira, then ibintu biba mukora. Rero Gabi, ikaze kuri Oze King TV. Yo, thank you brother. As the owner, as the CEO, ndakwakiriye nk'umupresenter mushyashya. Ubu rero none ugiye kwivuga as Gabi the motivator. Gabi, yo, what's up? Cool bro. Your name? Bro, nkuko yabivuze nanjye nabibabwiye mbere, nitwa Gabi the motivator. Niyo mbazina nkoresha ku mbuga zanjye nkoranyambaga zose, Instagram, X, iyo tuvuze X tuvuze Twitter na Facebook, hariya niko nitwa. Ayo niyo mazina yanjye.
man, imyidagaduro tuyimazemo igihe, turayikunda, turayubaha, tuzi kumva impano, tuzi kumva talent. Igihe n'iki ngiki ngo izo mpano zanyu tuzisanga aho ngaho, wapfa kuba waduhamagaye gusa, tuzaza tukurebe impano yawe tuyigeze ku banyarwanda n'abandi bantu bose. Sindi ko no ku banyarwanda gusa, twe turi global bro, ntabwo ari hano i Kigali gusa. Tuzafata impano yawe tuyigeze aho ikwiye kugera nk'umunyempano. Yamani yeye uri sure se ko ibyo bintu witeguye kubikora bro, icyo byasaba cyose ngiye gukorera abanyarwanda bafite impano nagikora brother. nase Gabi Yo, urakoze. dutangira nakubwiye ko cyangwa se ariko ibingibi ibintu bijyanye na income byo ntabwo bikwiye kureba abantu babireba, ariko ndashaka kumbaza, yo. uri sure ko uzakorera umuntu for free cyangwa se umuntu ukakubwira impano ye ugahita uvuga ati nta kibazo, reka njye kumuhiga numva impano ye, cyangwa reka njye kumudisipureyinga, cyangwa twebwe target yacu ntabwo ari ukuvuga ngo hari icyo dukuye mu bantu, hari icyo dutekereza kubakuramo. Icya mbere na mbere banza werekane impano ufite, uko byagenda kose kuba cyakuvamo kizaza wenda atari uyu munsi, kuko ubu aka ni akanya ko kwerekana impano yawe. None Gabi, ready? I'm ready bro. Reka nkubwire akantu. Umuhinzi iyo abyutse mu gitondo akajya guhinga, ntabwo ahita asarura nimugoroba. Byanze bikunze iyo umuntu agiye mu murima abanza gutema, agahinga, agashaka imbuto, akuhira kugira ngo wa musaruro uzaboneke, atangire kurya. Ashobora no guhinga akarumbya, ntawamenya. Twe ntabwo twizeye ko impano zacu zizarumba. Brother, sister, ufite impano, call us for free. We ain't gonna cost you anything. Twebwe tuzaza tukurebe, impano yawe tuyigeze hanze for free, nta mafaranga uzishyurwa. Bro, I'm damn ready, kubera ko this is for passion, you know, kugira ngo dufashe, kubera ko izi mpano zigera hanze industry yacu izakura, nikura izagabura, kandi mu bizagaburira nanjye ndimo, you know. Ntago ndi wa muntu uvuga ngo kubera ko uzahamagaye ngo ni umuhanzi ngo tumwi banza ahubwo utuma ibyo bye bigera hanze, nibicuruza uwo muntu wafashe nawe akagira icyo ageraho, nawe uzagira icyo ubona bro. Uko niko Oze King TV izagikora, Sweet Talent nuko igiye kuzagikora. Ntuzagira ubwo guhamagara ngo ngo ntahamagara bari abajene se ngo nzabishyura ngahe. No, callers. Okay Gabi, mbere yo kugira ngo njye mu bintu byinshi, ndashaka ka kaboro kawe kujya umbwira. Ari ibiboro wajya gumbwira kera by'ibizina ngavuga si yo mugenge. Ntago ari ibizina bro, ari amazina yanjye man. Amazina ntago ajya mu bwinshi se, like na amazina, izina rimwe amazina menshi. ntago bagoragoza se. Ntago yigisha Ikinyarwanda. nigisha Ikinyarwanda. By the way, ni umwarimu. Ndi umurezi. Uri umusomesha. Ndi umurezi. Urerera u Rwanda. Ngiye kubwanjye umwarimu n'umurezi baratandukanye. Buryo umwarimu yigisha ibyo yahawe kwigisha, avuga keca nigisha n'ibyo atazi. Ariko umurezi we ararera, atanga icyo afite. Impamvu ngiye nita umurezi ntita umwarimu ni ukubera ko uburyo nifuza kubona arigishijwemo niko nigisha. Yeah man. Okay, ngaho noneho zamuka kuri bya bisigo byawe by'amazina yawe. Ntago ari ibisigo bro. Ubu ni gidashaka igaragaze. Imihanda hano ku muhanda ukita mu big presenter, kandi koko nanjye ngabitekereza ko uri byo, nkanabiguhamagara. Banza ugaragaze swag z'aba presenter. The number one. Imihanda ni ikarazoni myinshi, buri muhanda wose nawukuragaho izina. Amazina ni Gabi Gabriel Espanyol Coporo Sekitus Gabriel Double Click TV, Gabi the Motivator, Gisana Masoja Zira Gisasa, the baddest, the source of ladies happiness. Bra. Ni amazina gusa cyangwa harimo n'ikivugo? Oya, ni amazina bro, ni amazina. Gisasanura? Gisanura Masuja Zira Gisasa. Ubwo mbese uri musanura Masuja Zira Gisasa. Mbese muri make Gisanura Masuja Zira Masasa. Azira Gisasa. Gisanura Masuja Zira Gisasa. Nkuyemo ubwenge bwinshi. Nyine ubwo amasugi atajya sasa adakozwe iby'imbere nawe urabyumva. Ntabwo ari icyo nshatse kuvuga. Actually ngiye nize ubuvanganzo. Iyo wiga ubuvanganzo uri n'umusomyi. Nasomye igisigo cyitwa Kwibyara bitera ababyeyi gutambira ineza. Hari umusizi wacyanditse ababwira abana b'umwami witwa Nyamuhesha Semugeshi, arabwira ngo muzabe nka so Gisanura. Iyo ubonye ijambo nk'iryo Gisanura mu gisigo ujya gushaka ubusobanuro bw'ijambo Gisanura. Gisanura nasanze bisobanura like Gisanura Masuja Zira Gisasa ni nko kuba umugabo uzira kubyara ibigwari. Like niba uvuze buri Gisanura Masuja Zira Gisasa bivuga ngo ubyara intwari gusa.
nibyo ntabwo ibyo wari utekereje bindi ngo byo gusasanura amasugi ntaho bihuriye, ni ubusizi bro, kubera ko ijambo muri literature haba mu cyongereza no mu kinyarwanda umuntu aryumva we mu buryo bwe ariko rigasobanura ubundi bigatanga indi message atandukanye n'umuntu yatekereje. bisobanuye ko ibyo wavugaga ni ukwibyara kwiza. Ni ukuvuga ngo niyita gutya kugira ntazabyara ikigwari. Ukibyaye se kutazi ejo icyo habitse? Ejo ari ibyo habitse, turi kuvuga kuri talent, right? Yego. Bavuga ko icyo umuntu yiyaturiraho kenshi kimubaho, right? Umunwa wanyu urarema. Exactly, you get it. Okay, dukomeze bombo crate. Ahubwo mumbwire the presenter twabazaniye uyu munsi bimeze bite? Gabi the motivator. Mumbwire ndabishoboye cyangwa subire hirya. Okay. Uko byagenda kose niba bishoboye cyangwa se barabitubwira, ndabizi ntago baguhereza. Ikindi kandi bajyaga bambwira ati oze swag zawe nushaka undi muntu mugakorana nawe afite swag nkizawe cyane kurushaho. Imana tugiye kuyirukaho, tugiye kuyirukaho zirampano ko haraba tugira ikibazo mu Rwanda cya promotion of course. Umuntu agashaka kwerekana ya mpano deja agaragaye. Hari impano ziri hari hasi zidafite abazigaragaza. Ikintu cyo kizanye Ozeking TV ni ugufata za mpano zose zagaragara ahubwo zikagaragazwa. Kuko mu Rwanda dufite abantu bafasha impano ariko bafasha impano zagaragaye. Bafasha ibihari muri bafasha ibihari. Twe tugiye gufata rero izo mpano zihari ko zitagaragara tuzigaragaze. Okay. Ngewe nubundi yari teme yacu cyangwa se yari yo numbero yacu, ubwo winshaka kubaza nk'umuntu mushyashya winjiye muri ibi bintu kandi twumvishe nyine kugukoresha cyangwa kuba waba uri kumwe natwe ni by'agaciro turanabyishimiye, ariko wowe akantu gashyashya cyangwa se cyo wumva uzahindura ku bisanzwe ni iki? Umuntu ninjira muri company akavuga kaje guhindura ibintu ngo boss azahita namufungisha cyangwa mwirukane. Uwo ngo aba ari umwanzi. Uwo ni nko kukubwira ati boss uri ikijije. Umuntu uvuze ngo hari ibyo nzahindura. Creativity. Ahubwo nta guhindura, ahubwo ugira ibyo umusanzu utanga kugira ngo byari byari biriho bikorwe neza. Ko byanze bikunze wazanye igitekerezo cyo gushaka street talent yarazi ko hari akamaro bifite. Ahubwo kireka mvuze ngo nzongeraho iki, nzatanguye umusanzu ni wo kuba honest kuri buri muntu wese ufite impano, kubera ko tandukanya kugira talent no kugira passion. Ibyo ni ibintu biba bitandukanye. Umuntu ashobora kuba akunda ikintu, akunda football pay n'amakuru ayazi azabakinya z'amategeko ya football, ariko yagira mu kibuga akabatakina, akaba atabasha gutera ishoti na rimwe. Noneho hari n'umuntu we wumva akunda umuziki, akunda ikintu runaka, akunda gukina filime, ari umufana muri oze nkunda gukina filime, nkunda umuziki nawukora, wamugeza imbere ya mikoro akaririmba nka wa muhungu kuri waza, you know what I mean. Utangiye gusenya ibyagezweho. Oya ntago ndi gusenya ibyagezweho. So rero twebwe tuzafasha. Ushobora no kutubwira ngo ufite impano, twasanga iyo batubwira ko ufite atari yo ufite tukakubugorora ngingo. Bakubwira ati rero nubwo wumva ko ukunda music mu kuririmba, ahubwo ushobora kuba umwanditsi mwiza. Urumva? Aho kugira ngo wite umuhanzi mwiza ntabwo ufite impano yo kuririmba cyane, ahubwo ufite impano yo kwandika indirimbo nziza. Izo ndirimbo ahubwo wakareka indirimbo tuzagufasha. Izo mpano abaye ari umwanditsi mwiza nawe turamufasha, amarembo arafunguye. Kuko dufite mu Rwanda, mujye mubivuga, dufite ubukene mu banditsi b'indirimbo. Dufite ubukene, abantu bandika ntabo dufite benshi. Twebwe rero ufite impano yo kwandika indirimbo, wakwandika indirimbo nziza, wakwandika filime nziza, wakwandika imivugo myiza, rwose amarembo arafunguye kuri Ozeking TV. Icyo gihe twebwe tuzakubwira tuti indirimbo yanditse neza rwose, lyrics ni nziza, ariko imiririmbire waba mwiza mu kwandika kuruta kwa mwiza mu kuririmba. Nicyo ngicyo Ozeking TV zakora. Boro nabazaniye cyangwa umuhungu nabazaniye, muri kumva koko tuzagendana. Abamushyigikiye rero ndakeka uyu munsi dufite sabu zigera ku 1610 na zingahe? Zari 2, zari 2K. Zigomba kuba ari 2K like zirara ari 2K. Kikimara kujya hanze. Buri muntu wese hari video atuzana urayireba wakoze subscribe ukabona ni byiza, then uzana undi subscriber umwe, byari nari mwotoye kuvuga subscriber byari bigoranye. Okay, nta kibazo. Reka duhindure location noneho
banakubone wese bakubona uwo uriwe none The fat boy. I'm not slim. ibereke. Ntabwo ngana nawe ngewe Man, man. I'm big one. Really? The biggest promoter in a country. The biggest fighter in the street. Gisasanura. Bro, vuga izina ryanjye uko riri. Gisanura Masoja zira gisasa. Gabi Gabrielo, Espanyol, Coporo, Sanctus, Gabrielus TV. Gabi the Motivator. TV ni inshamake zivuga tubigire vuba. Make it fast. None se buretse. Double Koporo. click. Koporo ni peti ryagize ntango ndi umusirikari Ariko ni peti rya ni peti rya gisirikare. gisirikare. Rya kabiri mu gisirikare. Bari abapeti ba Koporo. Bari bakora akazi ke barakora. That's me. Ahantu ndi ntago mvuga ngo ndi kuri high level no kuri low level ariko ndakora you know. Okay, reka mubashiriye mu kibuga ko katwereke kakora dukore. Reka mubashiriye mu kibuga. Stay tuned, dukomeza kandi This is Ozeking TV. The one and only. Show mpaka last. Yeah. Turashaka none aha kugira ngo ariko Gabi buretse mu gice cya kabiri ngenda ndashaka utangira ubaha n'agapera kandi yatangiye. Yey. Bahe n'agapera kuko ndabizi umuhanzi ukunda ni wo nkunda. Twakuze dufana abahanzi bamwe. Sibyo? Akram General yatuzonze byo. Ariko Riderman no kutamufana ukunda rap noneho like poetic rap ukabuyikunda nayo abantu ukunda Riderman waba urwaye. Twakuze tumufana ngewe amujama nagize abonekereza ko kuba umutekereje nabyo ari ibirozi kuko twari addicted. Batemo ndimo za Riderman kari nyinshi mu naririmbi. Okay. Targeting herself ku gisenge cy'igorofa ngarukanye fayanje gutwika amahindi z'uburofa kumyuka n'uburakari burenze bwa hatari ngenje ndakumirwa ari nka padiri kuri aritari ijambo narifashe nubwo ntigeze ndisaba ingabo ntidusaba nigatwe turakaba rugamba rw'umuziki ntiyakoresha intwari ijambo ryiza niryo rikize intwari kimwara ngarukanye urusaku rurenze rw'isande mpindura amatwara nzanyeyo n'inkiyamagana inyungura amagambo ivanze n'ikiboneza mvugo ijambo mvuga ryose ryijure bwo mu rugo. Bombo clap. Yeah. Izina yitwa umwana w'imuhanda isuku n'inzozi azwi nk'umwana wariye umwanda cyatsi nakiri gutabifata nk'indamutso izina rye rirari mu bigo ngororamuco. Yes. Yizere ko no mwumvishe aba president mwakiriye cyangwa se mugiye kujya mubana nabo kuri rap no kundirimba zisanzwe twana batamu ariko noneho mumenye ngo turi kumwe namwe ahubwo muribaza ngo Oze ko yongeyemo mu president wa kabiri Oze kazanye undi muntu wo kumufasha byamunaniye kuki mutari kumbaza ese ubundi Gabi ko utambashije cyangwa nabibazo waje ufite sha mangiye ndemye mu bibazo. Okay. Rero impamvu nyamukuru nabikoze nubwo batabimbajije na yindi mpamvu shaka dukora ibintu binini shaka dukora ibintu byumvwa n'abantu bose shaka dukora ibintu bikundwe n'abantu bose abato abakuru abakecuru abasaza amajigija n'abana. Kubwe mpamvu rero ntago nzikaraga mu Rwanda rwose ndi umuntu nyine umuntu wo kumfasha nyine umuntu dufatanye nzaba mari 5 kuri 5 nawe ndashaka kazaba hari 5 ku kandi bisobanuye ga 5 nakoreshaga ngiye nyine nikongera hake bizaba 10. Byumvikane rero ko ibintu bigiye kuba bonfire. Sure. Yeah man. Okay. Urumva nugiye Nyamirambo nkajya Kicukiro kajya Nyagatare nkajya Musanze nkajya Rubavu kajya Muhanga imana tuzazivanayo. Twebwe twifuza nuko twagira kuri buri muhanda wose urimo impano nta mpano dushaka kumva ngo ngikora ko mbirusiza just twandikire wowe tuzakugeraho kubi iyo mpano tuyereke isi. Ikindi ntabwo Ozeking TV tuzajya tujya kuri street talent gusa tubafitiye indi segment twazanye yitwa impamba y'umunsi. Impamba y'umunsi ni nkuko mwabyumvise nitwa Gabi the Motivator ni motivation speaks noneho z'ikinyarwanda wumva ugasobanukirwa apana buri munsi cyangwa se tuzabipanga uzajya ujya kuri Ozeking TV uhasanga impamba y'umunsi igutera imbaraga ni ya magambo agusubizamo imbaraga agusubizamo icyizere agukomeza ukumva ni kubera iki ngomba gukora iki ubu ni iki ngomba kureka iki ntagomba gukora. Okay, icyo nkunda ngomba kugikora bingana iki? Ngomba kugikora bingana iki kuko hari igihe umuntu azakubwira ngo never give up
ariko sometimes uzasanga giving up is the only option you have, kubera ko hari igihe usanga uri gutakaza umwanya ku kintu kitazakunda. Ahubwo rero tuzagufasha kubera n'iryari se ho ku giving up, n'iryari ho gukomeza guhatana cyane, byose uzajya ubisanga mu mpamba y'umunsi. Okay, impamba y'umunsi ngize icyo nyibabwiraho ni content natekereje 2017 nyigeza kuri Gabi ahera uwo munsi ayikora, yarayikoze kuva 2017 kugera 2019. Rero impamba y'umunsi bisobanuye ni ikintu dusanzwe tuzi, ni ikintu tuzi neza, ntabwo ari ikintu tugiye kwiga. Ubu ngubu ikintu turi kwiga no kuvuga ngo street talent, gushaka zino mpano zo ku muhanda, byo byari ibintu byo kuvuga turi kubyiga, turi gushyiramo ingufu, turi kugira ngo tubishobore n'abantu tubone mu bwo bushobozi. Ariko impamba y'umunsi, impamba y'umunsi yo irasanzwe, expert kandi aba bantu muri kubona imbere yanyu bafite ibitekerezo bagomba kubasangiza, nabo barabizi, kubera ko hari igihe ugera ukumva wihebye, wacitse intege, nta muntu ufite, ujye uhita ujya kuri Ozeking TV, uzajya uhasanga utuntu tugufasha. Ikintu gihari bagomba kumenya batandukanye no nushaka guseka, ntabwo tuzabakinira comedy, ariko nushaka guseka ngwino, nushaka kwishima bisanzwe byo mu buzima byo kuvuga ukagarura ukumva umubiri wagarutsemo ingufu, ngwino. Niba ushaka noneho kuvuga ngo hari ikintu numva muri njye nafite icyizere, ngwino tukiguhe. Ukuri nuko kuri Ozeking TV ni ibintu mutari musanzwe mumenyereye, reka mbivuge gutya, ni ibintu bitamenyerewe hano mu karere kacu kabisa. Ni ibiganiro bizabafasha mu ngeri zose. Oze yabivuze ngo arashaka gukora ibintu bizakundwa na buri cyiciro cy'umuntu, gice cyose cyitwa umutoya, umwana, umumama, umupapa, abakecuru n'abasaza bari gukura, bose bakazisangamo. Ariko by'umwihariko twongeye tubisubiremo izo mpano zanyu n'abantu bose bifuza kureba abantu bafite impano, uzajya uzisanga kuri Ozeking TV, uzajya ujya hariya ureba abadufite, wowe wafashe umusange hariya. Nuko bigiye kujya bigenda. Wowe icyo usabwa gusa ni ukora subscribe, ugasharinga ku nshuti zawe n'abavandimwe, babwira uti mwe mwaracitswe, ni hano kuri Ozeking TV ibintu byose bigiye kujya bibera. Naho ni show paka last show, kandi ugafate mu mutwe. Mani babwire mu Kinyarwanda, wabwiriye se ni ukwidagadura kugeza ku munota wa nyuma. Tubatamo umwidagaduro wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ku buryo amasaha 28 kugira bize widagadura. Ubundi ubuzima ni uruhererekane rw'ibintu byinshi. Abantu rero bitiranya ubuzima n'ikintu cyoroshye, ku buryo umuntu atekereza ngo niba mfite akazi nicara muri biro, ubuzima namaze kubufatisha ngomba kwicara nkatuza. Oya, ukeneye no kwidagadura, ukeneye no guseka, ibyo byose muzabivana mu mpamba y'umunsi. Kuko akantu ngiye kubabwira ahubwo batari bazi, umukozi ukorera leta, ukorera umuntu runaka, wicara amasaha 8 mu kazi ugahaguruka ari gutashya, ako kantu ni kabi. Byibuze kugira ngo utazagira ikibazo cy'umubiri wawe, kuba wagira ikibazo kandi igihe kitageze cyo kugira ibyo bibazo, ngiye kukubwira inama mu buzima. Impamba y'umunsi ndayitangiye. Mu gihe ufite akazi runaka cyangwa mu gihe uri gukora akazi kagusaba gukora wicaye, byibuze nyuma y'iminota 15 haguruka winanure, unasekeye mariko. Ikindi, umubiri wawe urinde kuzana iminkanyari, ujye useka wishike. Ubundi mwarakajwe n'iki? Barakajwe n'iki Gabi? Postinze kwa gatanu nigiye maze kurya, so no kwiganiza ndi mu muhanda ngaseka, anati warasaze. Ariko burya kuri iyi si uburyo uzitekerezeho buri munsi ufite impamvu yo guseka. Buri munsi nubwo ufite ibibazo uruhuri, ariko utekereza back in the days, ubuzima ndabizi butandukanye n'uko buri nonaha. Ushobora kuba bwarabaye bwiza kuko bwari buri, ushobora kuba ari bubi kurutugo ko bwari buri, ariko nyine hari impamvu wishakamo ukayibona ukavuga uti wow, ahangaha bw'Imana yanakoze ibitangaza, ugahita useka. Muri Bible haranditse ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye, sibyo? Muri Bible Uwiteka yadukoreye ibikomeye, Bible natwe turishimye. Simani ko mvuze kuri Bible ugakomplaining. Bible. Okay. Ubundi nitukajaginge umuntu ku myemerere cyangwa imigirire ye, ariko tujye dukora uko dushoboye umuntu agira icyo dukuraho mu gihe yahuye natwe. Ushatse kuvuga? Okay. Nje nawe icyo nashatse kuvuga twacyumvisha, ahubwo icyo nshaka kukubwira ni kimwe.
mu gihe cyose uzi neza kuri public figure cyangwa se uri umuntu abantu bashobora kureberaho, ntugakore igihabanye n'imyemerere y'abantu mu ruhame rw'abantu, kuko icyo utemera hari abacyemera. ese ubwo ntibizaba bigiye kubangamira uburenganzira bwa muntu? Uburenganzira bwa muntu bubangamirwa mu gihe bibaye njyewe nkabangamira ubwawe, ariko njye ku giti cyanjye ntabwo nakwibangamira. Nibangamira mu gihe mbona ngewe urugero mvuze ko kunywa byera ari bibi nako ari byiza, nkaba nzi ko wenda public nkurikiye itabyemera, nkahita mvuga ko ari byiza, nkavuga ko ari bibi, ubwo sinzaba nibangamiye. Igihe nashaka ko ntabwo uzaba wibangamiye, impamvu utazaba wibangamiye ni iyihe? Wowe ibyo uvuze hari ibyo wemeranya nabyo, ariko ubikoze kugira ngo public abari kugukurikira, abagukurikira abari kukumva bumve ko koko nubwo ubirengaho ukabikora, ariko n'ubundi kuri bo byakabaye bibi. Ahubwo njyewe reka nguhe urugero rwa hafi cyangwa se nguhe témoignage. Njye nakuze ndi munsi y'amategeko y'umubyeyi wanjye wandeze ariwe mama wanjye, aho nakuze ibintu byose ari umitiramo ibikwiriye, ariko ngejeje imyaka 12 arambwira ati rero mwana wanjye aho ugeze, igihe ugezemo nicyo gutekereza igikwiriye we nk'umugabo, kuko ku mwana w'imyaka 12 uba umaze kumenya icyiza ni ikihe, ikibi ni ikihe. Buretse ntabwo yamaye rugari ngo ambwire ngo ndakwemereye ikora uko ushaka, ariko yarambwiye ati ugeze mu gihe cyo guhitamo icyiza n'ikibi, ku buryo atari ngombwa ngo nkubwirize ngo ambara ikabutura, kuko narabikwigishije muri ya basic knowledge naguhaye, ku buryo nari buguhitiremo ngo ambara hejuru. Ahubwo njyewe ku giti cyanjye, kuko namaze kumenya icyiza n'ikibi, arankosora mu byo yabonye nakoze bidakwiriye, ariko ibyiza nyine nanjye amu ruhare rwanjye, none nanjye nakeneye igitekerezo. Iyo mpamvu rero kugira ngo duhereze umuntu kwitekerereza nuko tuba tubonye byibuze hari basic yagize. Rero ya basic abantu twese turazihorana, abantu benshi bamaze guca ubwenge, twavuye mu ndero z'ababyeyi turazihorana, ariko nanone aba public figure bashobora kutwicira ya basic knowledge tugatekereza ko itari ikwiriye kandi ikwiriye. Ariyo mpamvu nkubwiye ngo uvuze ngo kunywa byeri mu bantu ni bibi, tubyoroshye, kunywa itabi si byiza, byangiza ibihaha, ariko wowe ukaba uri addicted kunywa itabi, ku buryo no mu kanya n'umuntu akase nk'inyuma y'aho mwakoreraga kuri backstage ashobora gusanga uri gusmokinga, ashobora gutekereza ngo wenda yabaye addicted cyangwa se sibindeba, ariko akantu wavugiye kuri stage cyangwa akantu wavuze muri ya public nyina kumva kari akagaciro. That's why mu gihe abantu bagukurikiye ari rubanda nyamwinshi cyangwa se abantu benshi runaka, si byiza gukoresha ibicanege kubera ko ku ruhande rwawe utabyemera. Impamvu rero itumye nzana ibi ni iyihe? Ndavuze ngo Bible, numva ngo Bible. Korani. Noneho rero Gabi, reka nkubwire, nanone filozofi nyinshi si nziza, uretse ko n'inye atari nziza. Ntabwo nzi impamvu utekereza kabiri kuri Bible, nta nubwo nzi impamvu uyitsaho iyo ugezeho, kuko ibikomere byawe si byo byanjye, n'imvune zawe sizo zanjye, sinazo z'abandi. Twebwe rero njye nakuriye mu idini, uranzi, yego, nakuriye mu idini. Ubu ngubu ndi umuntu usanzwe, ariko ahantu hose ndahasengera. Uri mu idini ntabwo aba asanzwe? Yego, njye ndi umunyagatulika, ndi umuporoso, ndi umupantekote, ndi umuadeperi, ndi umudivantiste, ndi umusilamu, buri dini ryose ryitwa ko risenga Imana ndi umuyoboke waryo. Aho ukerewe ugeze niho usengera? Ntabwo aho nyerewe ngeze, ahubwo aho ngeze bikaba ngombwa ko nsenga, nifatanya n'abari gusenga. Gusuza ibyo urimo, Mana, ibyo ndimo ndabizi. Kuki se habayeho kubaho abakatolika, abadive, abayisilamu, bla, ariko kuki bikombaye ninze? Impamvu nabikombaye ninze, hose basenga Imana imwe. Nta nubwo rigeze mbikombaye ninga, by the way, nuko wabyumvishe nabi. Navuze ngo ndi ibyo byose bitewe naho ngeze ahantu bikaba ari isaha yo gusenga, nkasanga wenda mu basilamu ni swara wenda ya saa 9, why not ndapfukama nkashima Imana ko ayo masaha nyagejeje nyiri muzima.
nkanasaba Imana kundinda ibibi byo mu munsi usigaye ikama ibyiza byo mu bihe gisigaye. ibintu bizasaba ikiganiro kinini bizaba ikiganiro kigali kubera ko nk'ubu Ngiye mu gitondo reka nkwereke. eh Mu gitondo ibyo turasenga. no Okay. Ngiye mu gitondo ngira isengesho rihoraho ritajya rihinduka. dawe uri mu ijuru Ngiye ndavuga ngo Mana yanjye Allah ndagusaba ngo undinde ibibi byo muri uyu munsi n'ibibi bya nyuma yaho, kandi nkwikinzeho kugira ngo ibyiza biri muri uyu munsi bingereho, ibibi biwurimo ubindinde, unandukanye na sekibi. Then ngatangira umunsi wanjye numva uzi impamvu ngiye ntavuga iryo sengesho vuze ngo nkwikinzeho ibyiza bingereho ndakwiragije undinde ibibi biri muri uyu munsi kuvuga icyo gihe iyo Imana yagukanguye yatumye ubyuka muri ayo masaha izi mpamvu yagukanguye Oze ifite ibyo deja yamaze gupanga Oze ukangutse saa 11:40 urongera gusinzira saa 5:10 za nijoro n'urugero harimo average tuvuge nda y'amasaha 18 muri aya masaha mbere gukanguka hari ibyateguwe ukuntu uwo munsi rawubamo. Uretse gato wait wenda ufite uburwayi kwa muganga tongera gukora muri mic kuri kuzana noise ntago nayibona koraho okay ufite uburwayi kwa muganga ubwiye Imana ndagusabye uyu murwayi wanjye mubi hafi right nibo umunsi wari we wanyuma wo kwitaba Imana se nubwo wasenga ukubisa amavi hasi ntago Imana ibigarura wait utararenga utaza kunyibagiza ntago ndakwibagiza ugiye mu muhanda utima ndindi impanuka niba umunsi ufite gahunda y'iyo mpanuka se bagenda gute ntago Imana hindura gahunda yo kubera ko wasenze Imana idufiteho umugambi ntago izawuhindura kubera ko twayisenze kubera ko nyine itandukanyije n'imyemerere yawe nkanitandukanyirize imyemerere yawe ibyo wemera bibaye byiza nakwifuriza guhinduka kubera ko koko niba wemera ko turiho ku bushake bw'Imana egare ko Imana iriho nawe ibaho rwo none se kuki utayiramye kwiramya gute ntago Imana ikeneye gusengwa ikeneye iki ikeneye ngo dukore ibyo yaturemeye ni ibiki ibi turimo ibihe ibi ngibi tubamo buri munsi erega wowe Oze kuri we nta cyaha kiriho bwo nabyumvise uretse gato ubona ubyuka ako sundi kucyubyuka ikibazo uzakibaza umunsi umwe kukibyuka arabatabyutse niko bukeye abatabyuka ndavuga mu gihe cyo kubyuka wabukeye kutabyuka umunsi uba wageze uwo munsi ugera rero kubera ko ibyo wahamagariye gukora byarangiye ibyo wahamagariwe gukora iyo birangiye umunsi nta bonus ibaho ucaho turi kumwe ariko noneho ikibazo ese nkubaze guhera kera kugabira no kugabirwa byahozeho ese umuntu iyo kugabiye uhita uvuga ngo niko bikwiye kugenda ntabwo umushimira ese ubundi kuki uri kunshimira ko nakuzanye kuri kamera no kuri nagushimira mani uri kugumura abantu ko badakwiriye gushimira ibintu byose biba bikwiye kubaho Oze ufite imyaka ingahe mike cyane ntabwo iri munsi ya 30 ntabwo iri hejuru ya 30 nta nubwo iri munsi yayo rero ibaze ko mu myaka yose umaze 2020 wait reka gusimbuka ku myaka yanjye mfite imyaka 38 ibaze mu myaka 38 kuwa 38 nibwo wibutse gukora nibwo ntabwo byibutse nibwo bibaye ngombwa ko ukora street talent uzi impamvu hari umuntu ufite igeno urumva wagenewe k'impano ye hari aho izajya binyuze muri Oze urumva ndi kubyumva ibyo ari kuzakora byose ni wari kwiziga engineer kuzaba dogiteri uretse gato ibyo dore umuhamagaro wawe n'uyu like waremewe ugiye gufasha ntago ndi shuwa ni urugero naguhaga urumva kubera ko wowe wakoze ibi wita gushaka gufasha abandi right ese ubundi kuki utambaje impamvu mfasha abandi ubwo ndabikubajije kandi ari igeno umaze kumbwira ngo ndabyuka ntacyo natanze nta kiguzi nta n'iki namara kubyuka nkagenda nkazerera umunsi wose nijoro nkagaruka nkongera nkasinzira ubwo nkaruhuka mu gitondo nkongera nkabyuka hari igihe uzabyuka uzaryama ntubyuke cyangwa wabyuka ntihongere kuryama icyo gihe ntabwo ukizi ese mwana ubona nzapfa ego abantu bakora ibyiza cyane nibo bapfa rwose ngira ngo ari byiza gusa
none ubu ntaze ntiyapfuye. uzumva abaririmbyi bari kuvuga ngo abera tuzataha Nta wera ubaho. Nta wera ubaho. Za ndirimbo ujya uzikunda? ntwari zaratashye ngo nzabona Yesu muhobere nishimye. Bro, hehe uzamubona hehe? umunsi azaba agarutse ku isi avuye hese mu ijoro. sure. Yego. Okay. Dore impamvu ubundi nakoze bino bibora. Reka tuve muri ibi ngibi uko byagenda kose byatwara umwanya munini. Buri wese afite kandi byari bikenewe kugira ngo tunamenye ngo critical thinking y'umuntu imeze gute, ataba ari aho gusa byonyine. Okay. Ndashaka tubaganirize ku mpamvu nyamukuru yatumye dutekereza street talent. Kuko twakabaye twarakoze mugani tukagera natwe mu bahanzi basanzwe bahari, tukagira uko tubigenza, akaba ariho dukorana nabo, tugashaka abantu basanzwe bafite izina, tukaba ariho dukorana nabo, natwe tugakomerezaho, ntitwirirwe dutekereza ku muntu uri kuri zero ngo tujye kumutangiriraho. Rero n'abantu bafite izina tuzabageraho ryari? batanga inama. Okay. Tuzabageraho kugira ngo batange inama ku bana bakiri batoya bakiri kwishakisha, kugira ngo umwana atazumva ko kuba afite impano bihagije. Noneho impamvu nyamukuru rero yo gushinga cyangwa se yo kuzana igitekerezo street talent byaturutse kuri Oze n'ubundi nyirubwite, ari wowe ari we njye. 2015 nigaga muri secondaire, nza guhamagarwa n'umwana twiganye muri Troncome. Muri Troncome nari perezida wa club Antisida, nari perezida wa club bitaga Duseme, yari famille cyangwa se yari umuryango w'abana b'abakobwa bazi ubwenge mu bigo runaka, ikindi badafite ubushobozi bwo kugira ngo dufatanye turebe ukuntu bakiga, ikindi mbese ryari rihuriro ry'abakobwa byo kugira ngo bishakemo ubushobozi. Kwiki ryayobowe n'umugabo. Okay. Rero twashyirwagamo igitsina gabo kingana nanone na gake kwijana ku bakobwa kugira ngo noneho babone ko batari bonyine. Rero nari perezida wayo mu kigaho ningaga muri Tuseme. Icyo yakanguriraga abakobwa rero kugira ngo bavuge, motivate them, bitinyuke, biyumve nyine ko noneho bashoboye, natwe twakora ibintu bitangaje, sibyo? Rero abo bantu bose harabajya rero 2015 nibwo havuyemo umuntu aramamagara ngo Oze, ngo mbonye ngo umuhanzi ngo kuri televiziyo ngo Musa ngo none se ngo watangiye gukora indirimbo, ngo mani ngo wagaragaraga nk'umuhanzi ngo wari umusitari, ngo mani nakubonagamo Imana. Tabwo mani uri seriye. Ndi mu rugo ngiye kuri Public Beach Igisenyi, nyine mvuye mu rugo ngiye Public Beach, nabwo muhura n'undi muntu mani ansuhuzanya ubwuzu, arambwe ntabwo numvaga ko nabona umusitari hano. Tabwo mani uri seriye. Noneho akenshi inbox yanjye ibintu nakira abantu bambwira ngo Oze tubabarire, ngo dufite impano, ngo natwe wadufasha, ngo hari abantu ngo wigeze kujya ukoresha, kuko uribuka kera nkoresha ama interview, nakoreshaga abantu banini, numvaga ko nshaka gukora ibintu binini, nakoreshaga abantu basanzwe, ariko byari byararangiye. Okay, nkomeje kubona rero abantu bari questinga ngo Oze dufashe, mfite impano kubyina, mfite impano gushushanya, mfite impano gukora ibi. Naratekereje why not izi mpano tutaziho umwanya, nazo zikaza zikavuga, nazo zikaza zikagira abantu zibona, abantu hakagira abantu bazibona. Kandi koko umukobwa wabuze umuranga heze na nyina. Bivuze iki? Uwo mwana utari ufite umuntu umufata akaboko ngo agire ahantu amwereka kuri televiziyo runaka, uko byagenda kose nidukora koko hakavamo, kuko ntabwo tuzakorana n'abantu batazigera bavamo ikintu cya danje. Rero mwana uri kuri iki kiganiro, muhanzi, munyemana, mushushanyi, buri muntu wese yumvamo Imana, n'umubyinnyi, ngwino tuguhaye ikaze. Ahawe ikaze kandi ari free, yumve yisanzuye, yere kumva ngo ubwo yakoranye n'abastari se ngiye tuzakora ndo kwa ndoya, twaje hasi nyine kuri mwe mufitemo kwitinya, kandi hano twaje kwivuko. Hano umuntu wifitemo impano rega witinya. Burya umuntu wifitemo impano yumva ko w'impano yamugeza ahantu henshi, niyo mpamvu yegera ubonetse wese, yegera uwatekereza ko yamufasha wese. Rero iyi ni platform nziza, iyi ni platform yo kugufasha kugira ngo iyo mpano wegere hanze abantu bose bayibone. Impano inagutunge igihe ni iki ngiki,
oze nyine nicyo cyazanye iyi channel. ariko ubundi mureke tubikora. Muri tayari? Gabi reka Niba tubikore. uri tayari rero jya muri comment uvuge ngo turi tayari, then like, subscribe. Baba peti bose muri karitsiye uzi ubahereza iyo link. We nafata umuntu wese uzi ufite impano runaka Yeah. amuha akalinki. Yeah. Ikindi mwibuke kudufollowinga kuri Instagram ni Ozeking, TikTok ni Ozeking, Twitter ni Ozeking, Snapchat ni Ozeking, YouTube ni Ozeking. Wowe nutekereza bikore ni Ozeking. Gabi the motivator kuri Instagram, kuri Twitter, kuri TikTok ni Gabi Wagoswe.